ndetse no muri Gisagara. Ngira ngo ni byiza ko dusobanukirwa neza uko ibi byaha byakozwe kugira ngo tuze kuboneraho gutanga n'ubutumwa muri rubanda. Bariya abayobozi mwabonye, ubwo ndabanza iyo mvuze abayobozi turabanza tuvuge abo muri Rwanda FDA, RSB aribo uko ari 13. Bariya bashinzwe gutanga ibyangombwa mu nganda. Muzi ingaruka byateje, abantu bapfuye, abahumye, abakirwaye, n'ingaruka nyinshi zitandukanye ziri mu ngeri zose, amakimbirane yo mu ngo, abantu kurwana, ubwicanyi, byose bifite aho bishingiye kuri biriya ibinyobwa. Abantu twerekanye ni nyuma y'uko hafashwe icyemezo cyo gufunga zimwe mu nganda zakoraga ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Hafashwe abantu batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Kugeza uyu munsi wa none hari hamaze gufatwa abantu 104 bagize uruhare muri ibi ibikorwa byo gucuruza no gukwirakwiza izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Dosiye 97 zamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Ni operasiyo yatangiye itariki 20 Nyakanga, na n'ubu ikaba igikomeje. Ubu rero ngira ngo iyo operasiyo yakozwe hagambiriwe cyangwa se hagamijwe kugira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda bubungabungwe, cyane cyane ubuzima bw'urubyiruko, kuko ari rwo rugaragaraga muri ibikorwa byo kunywa izi nzoga zituje ubuziranenge. Muzi ingaruka byateje, abantu bapfuye, abahumye, abakirwaye, n'ingaruka nyinshi zitandukanye ziri mu ngeri zose, amakimbirane yo mu ngo, abantu kurwana, ubwicanyi, byose bifite aho bishingiye kuri biriya ibinyobwa. Abantu twerekanye ni 18. Hari bamwe batabashije kwinjira, ariko abo twari twateganyije kubereka ni 18 bari mu byiciro bibiri, bose n'abakozi ba leta. Ariko noneho abakozi ba leta mu byiciro bitandukanye. Mu batanga ibyangombwa mwabonye abo muri Rwanda FDA no muri RSSB n'abo twita ba gitifu, abanyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge n'utugari. Muri Rwanda FDA ni abantu 10 bakurikiranywe, harimo n'umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA, Director General, ariwe Professor Emile Bienvenu. Hakaba na Dr. Nyirimigabo Eric, umuyobozi w'ishami ry'ibiribwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibiribwa n'imiti, aribo bita ngo Head of Food Department. Na Dr. Nyamwasa, umuyobozi w'ishami nawe ry'ubugenzuzi muri urwo rwego rwa Rwanda FDA, akaba ari Division Manager ushinzwe ubugenzuzi. Hakaba na Mahoro Christian, akaba position ye ari Food Establishing Licensing Specialist. Ni inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibikorwa by'ibiribwa. Uwa gatanu ni Muhimpundu Alice, akaba ari inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist muri Rwanda FDA. Kangabe Benita, inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, Food Technology and Inspection Specialist muri Rwanda FDA.
Uwamahoro Elizabeth, inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo, Food Safety and Surveillance Specialist muri Rwanda FDA. Nigena Claudine, inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'acururizwa ibiribwa, Food Store and Outlet Inspection Specialist. Ndayishima Rwabukumba Patrick, nawe ni inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko. Uwa 10 ni Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa, Food Plant Principal Engineer muri Rwanda FDA. Naho muri Rwanda Standard Board ariyo izwi nka RSB harimo Mporanzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Division Manager National Certification muri RSB. Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga iyi mpamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Director Product Certification Unit. Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa system, ariyo bita ngo Director System Certification Unit. Na uwa 14 ni uwitwa Gasana Isayi, ubwo tugiye kuri babanyamabanga nshingwabikorwa. Gasana Isayi, umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi mu karere ka Gisagara. Gasana Theophile, umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Higiro, umurenge wa Nyanza, karere ka Gisagara. Hakaba na Kubwimana Emmanuel, umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Murundi muri Karongi. Barabwiriza Frederic, akaba ari vice president w'inama njyanama murenge wa Tumba mu karere ka Karongi. Na niyo mugabo Manase, akaba ari Sedo, nawe mu karere ka Karongi, umurenge wa Tumba. Aba bantu bose bakurikiranwaho ibyaha bibiri. Icyambere ni ugukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. N'ikindi cyaha cya kabiri ni ukuba icyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Iyo bavuze ngo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite, iyi ni ingingo ya 15 y'itegeko ryo kurwanya ruswa, aho bavuga ngo umukozi wese wa leta cyangwa undi muntu wese uri mu rwego rwa leta wifashisha umwanya w'umurimo we cyangwa ububasha afite kubera uwo mwanya agakora ikibujijwe n'itegeko cyangwa ntakore igitegetswe n'itegeko agamije kwihesha cyangwa guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko, abakoze icyaha. Igihano bahabwa baramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10, hakongeraho n'ihazabu hagati ya $1,000,000 na $10,000,000. Ngira ngo icyo tugomba gusobanukirwa hano ikitonderwa, bari abayobozi abo muri Rwanda FDA cyangwa RSB nibo bihariye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite. Naho bari abanyamabanga bo mirenge cyangwa se butugari bo bihariye icyaha cyo kuba icyitso kuguha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye, Nyarugenge, Nyamirambo, ya Remera na za Karongi ndetse no muri Gisagara. Ngira ngo ni byiza ko dusobanukirwa neza uko ibi byaha byakozwe kugira ngo tuze kuboneraho gutanga n'ubutumwa muri rubanda. Bari abayobozi mwabonye, ubwo ndabanza iyo mvuze abayobozi turabanza tuvuge abo muri Rwanda FDA nabo muri RSB aribo uko ari 13. Bari bashinzwe gutanga ibyangombwa mu nganda kugira ngo uruganda rugere ku gicuruzwa runaka, bihera ku byo bita
bo barasaba bagasurwa kugera ku nzu, kugera naho igicuruzwa kigomba kujya ku isoko kigomba kuba cyemewe, cyaha uburenganzira kuko cyujuje ubuziranenge. Ibyo byose rero kugira ngo bikorwe hari ibyangombwa bitangwa na Rwanda FDA. Icya mbere hari icyo bita ngo premise suitable license. Icyo ni icyangombwa gihabwa aho gukorera, kuko ntabwo uruganda rwose ushobora kubyuka mu gitondo ngo urushinge ahantu abantu batuye residential area. Hari n'abo bamwe inganda zabo zafunzwe, abo twasangaga atuye imbere, inyuma akaba ariho akorera uruganda. Ibyo ntibiba byemewe. Icyo ni icyangombwa kiba kigomba guhabwa umuntu. Ntube wakwemererwa kuba wavuga ngo uruganda ngiye kurushinga ahangaha, cyangwa se aho bakwemereye ngo urwimure. Hari aberekanaga aho uruganda ngo bagiye kurushinga, inzu bakayisuzuma agahabwa ibyangombwa, nyuma y'iminsi ngaha akimuka akajya ahandi. Ibyo ntibiba byemewe. Ikindi cyangombwa cya kabiri nicyo bita ngo goods manufacturing practices, GMP. Ni icyangombwa kigaragaza inzira yose igicuruzwa gicamo, aribyo bita ngo production process, kugeza kigeze ku isoko gisohotse mu ruganda. Inganda hafi ya zose zagenzuwe, abahageraga barabyirengagizaga, ugasanga bamwemereye gukomeza gukora, kandi mu by'ukuri ibisabwa atabyubahirije. Turasaba ngo mukurikire kuko ntabwo biba byiza iyo umuntu avuga namwe muvuga, focus iratakara. Icyangombwa cya kabiri nari mvuze ni goods manufacturing practice, GMP. Icyangombwa kigaragaza inzira yose igicuruzwa gicamo, ariyo production process, kugeza gisohotse. Inganda hafi ya zose zasuzumwe basanze icyangombwa ntacyo bafite, kandi zarasurwaga buri gihe, ariko bakabyirengagiza nkana. Urugero, nyiri uruganda aba agomba kwerekana uko atunganya umusaruro w'ikinyobwa, uko yenga, uko akamura, uko yinika, uko acanira umutobe, uko avanga, ibyo bita blending, uko yoza amacupa ashyiramo, uko yapfundikira, uko n'aya macupa yashyiramo ikinyobwa akanapfundikira. Ubwo ni mu mbihinahine. Ibyo byose ni inzira iba igomba kuba yujuje ubuziranenge. Ntabwo wavuga ngo wenda urenga neza, urinika neza, ugacanira neza, warangiza igihe cyo koza amacupa ugasanga urayogesha intoki n'agati. Byari bitangaje kubona inganda nka ziriya tukeka ko ari nini batyogesha agati, barashyize ahantu badanduye rwose, bogesha uduti n'udusabuni n'udukini, ibintu byose, icupa. Kandi ubwo ntabwo byemewe ibyo ngibyo. Amabwiriza ni uko ugomba kuba ufite imashini yoza ifite presiyo, igakamura neza, ikayabika neza. Apana bya bindi byo mu gati n'icyangwe n'iki. Igitangaje rero ni uko inganda nyinshi hafi ya zose wasangaga bakoresha nk'ubwo buryo. Urwo ni urugero rumwe ntanze. Cyangwa ugasanga gukamura cyangwa blending ni ukuvanga, aho avangira ibyo binyobwa, amazi, etanol n'ibindi na flavor, ugasanga aravangira mu kintu gifite ingese, gidafite icyo bita imibare igaragaza ingano y'aho ibyo usutsemo bigeze. Ikindi cyangombwa cya gatatu ni product registration. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora product runaka cyangwa igicuruzwa runaka, mbere y'uko ukijyana ku isoko ugomba kubanza kucyandikisha. Mu nganda zimwe zafunzwe wasangaga yaratse product imwe, ari cyo nakwita igicuruzwa kimwe, yasurwa ugasanga afite ibindi byinshi bitazwi. Ibyo ngibyo uko itegeko rivuga biba bigomba kuva ku isoko, kuko si byo byaherewe uburenganzira. Ikindi cyangombwa cya kane nibyo bita ngo Food Business Operation License, FBO, ihabwa uwujuje ibyo bitatu bibanza navuze.
hari urugero, hari inganda zahawe iki cyangombwa cya FBO kandi zitujuje ibyangombwa. Iperereza ry'ibanze rero ryagaragaje ko muri Rwanda FDA bafite amategeko ngengamikorere, ibyo twakwita ngo amategeko ngengamikorere, internal rules and regulations. Ayo ni amategeko abafasha kugira ngo procedure cyangwa se procedures y'ibyo byangombwa igende nta kabasobye, nta kabacitse, nuva kuri kimwe ujye ku kindi, nuva ku kindi ujye ku kindi. Akenshi usanga rero kudakurikiza izo internal rules and regulations ariho hakomoka ibi byaha bimwe bakurikiranyweho, bakekwaho. Ayo mategeko mikorere ateganya uburyo icyemezo runaka kigomba kwemezwa, hari process and procedures. Habaho gusaba, nyiri uruganda agasaba, akandika asaba icyangombwa runaka, agakurikiraho igenzura ariyo inspection, igakora raporo, iyo raporo ikoherezwa ku muyobozi ukuriye iryo shami. Umuyobozi ukuriye iryo shami agasaba ko akanama kitwa Internal Technical Licensing Committee gasuzuma iyo raporo. Umwanzuro uvuye muri iyo ako kanama ka technique ariyo Internal Technical Licensing Committee, umwanzuro uvuyemo niwo ugomba gushingirwaho hatangwa icyangombwa cyangwa se akimwe. Umwanzuro w'ako kanama akenshi hari igihe ushobora kuza usaba uruganda runaka kugira ibyo yuzuza. Icyo gihe rero mu byo bita kugabana inshingano cyangwa se delegation of power, Director General yahaye uwo bita HOD, Head of Department, kuba ashobora kwandikira uwasabye agatanga feedback y'ibisabwa kugira ngo yuzuze. Ubwo ngubwo ni igihe kakanama ka technique kemeje ko uyu muntu atagomba guhabwa icyangombwa kuko ari byo asabwa kuzuza. Icyo gihe witwa HOD aramwandikira akamubwira ati urasabwa kuzuza ibi n'ibi kugira ngo ubashe kubona icyangombwa. Ariko noneho iyo byujuje ibyangombwa, iyo kakanama kavuze ngo ibyangombwa biruzuye, ni umuntu umwe wemerewe gutanga icyangombwa, ari we umuyobozi mukuru, Director General. Ubwo icyo ni igihe kakanama kemeje ko uru ruganda rwasuwe rwose rwujuje ibyangombwa rugomba guhabwa iki cyangombwa yasabye, bitewe niba ari muri kimwe muri biriya twavuze uko ari bine, bitewe n'icyo ashaka. Iyo urebye iyo mikorere, internal rules and regulations, ubona ari byiza cyane, harimo check and balance, iyo procedure ni nziza cyane. Ariko noneho ko bimeze gutyo, turibaza impamvu ibiyo tubona twabibonye, ko twumva procedure imeze neza, niki cyabaye ngo tugire inganda zingana kuriya zitujuje ibyangombwa. Hari inganda zifite ibyangombwa kandi zitujuje ibisabwa kubera iki tukibifite, cyangwa se izikora kandi zifite ibicuruzwa hanze kandi nta byangombwa zifite. Niki cyabaye? Nibura kugira ngo dusobanukirwe icyabaye, turifashisha urugero rumwe muri nyinshi kugira ngo byumvikane. Urugero rwa mbere, Professor Emile Bienvenu ariwe muyobozi wa Rwanda FDA, iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro ya kakanama technique, Internal Technical Licensing Committee. Twumvise neza ko kariya kanama ariko umwanzuro wako ari washingiraho. Ibi ni ibiteganywa no muri izi internal rules and regulations. Urugero, hari ubugenzuzi bwakoze raporo ku ruganda runaka rwari rwasuwe, uruganda rukora ibinyobwa bisembuye. Baza gusanga harimo igikoresho gikamura umutobe, squeezing machine, gifite ingese ziteye ubwoba,
ni ikintu utareka. Hanyuma biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga iki cyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 z'ukwa kane uyu mwaka w'2026 Deje umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBO, Food Business Operation License. Hano ndanyango mwibuke ko ihabwa iyi FBO ihabwa umuntu wujuje byangombwa bitatu bya mbere. Ntabwo ugomba gusimbuka icya mbere, icya kabiri, icya gatatu ngo umuhe icya kane. Ni ukuvuga ngo iki cya kane ariyo Food Business Operation License gihabwa umuntu wujuje byari bitatu bya mbere ariyo Premises Suitable License, Good Manufacturing Practice na Product Registration. Ubwo ukaba ugeze kuri step ya kane yo kubona kiriya cyangombwa. Ibi bikaba bigaragaza gutanga iki cyangombwa adashingiye ku mwanzuro w'akanama tekinike, bigaragazwa nuko ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu umwaka w'2025 ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko urwo ruganda rudahabwa icyo cyangombwa. Ariko byumvikane ko basuzumye already icyangombwa cyamaze gutangwa. Ibyo nabyo bikaba hagaragaramo ikintu cyo kutubaha iyi internal rules and regulation, kandi ubundi cyo yashyiriweho no kugira ngo procedure igende neza, hirindwe kuba hari ushobora kubona ibyangombwa adakwiriye kubibona. Naho muri Rwanda Standard Board abakozi uko ari batatu bo muri Rwanda Standard Board bahuriye ku gutanga icyangombwa cy'ubuziranenge tuzi twese cyitwa ngo S-Mark. Ni icyangombwa kigaragaza ko igicuruzwa runaka cyujuje ubuziranenge cyemerewe kuba cyajya ku isoko. Iperereza ry'ibanze kugeza ubu rimaze kugaragaza ko kampani zirenga 18 zahawe ibyangombwa by'ubuziranenge arizo S-Mark kandi zitujuje ibyangombwa ari byo bita Licensing and Product Registration Requirement za Rwanda FDA. Ubusanzwe kugira ngo umuntu abone S-Mark ugomba kwandika kubisaba, hanyuma wamara kwandika kubisaba ukuzuza ibyangombwa ibyo bita ngo meeting regulatory rules. Regulatory rules ubwo ni ukuba wujuje na bya byangombwa byo muri Rwanda FDA. Twasanze ugasanga ibyangombwa gifite S-Mark nako ikinyobwa runaka gifite S-Mark, ariko wajya kureba mu bindi byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga nta na kimwe afite. Ibi ni ibintu twabonye ko ari ibintu byateje icyuho kinini, akaba ari byo byabaye kenshi nyirabayazana y'aka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge, ibicuruzwa bitanditse, kubona abantu bakora amagendu, abakora badafite ibyangombwa, ugasanga uruganda nta carry testing rumaze ngo imyaka 12 rudafite icyangombwa na kimwe kandi rusurwa buri munsi. Hano rero iyo tuvuze ngo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite bigaragarira mu buryo bw'ibikorwa. Ibi mu rurimi rw'icyongereza ni baravuga ngo abuse of functions cyangwa abus de fonction, niko gukoresha ububasha ufite cyangwa uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite. Ibi bikorwa rero bigaragarira mu bintu bikurikira: kwifashisha umwanya w'umurimo hanyuma ugakora ikibujijwe n'itegeko, icyo ni kimwe, cyangwa se kudakora igitegetswe n'itegeko. Muri biriya bintu, muri ziriya inspection zabagaho, yaragendaga akagira ibyo yirengagiza. Iyo bivuze ngo kugira ibyo wirengagiza ni ukudakora igitegetswe n'itegeko. Ubundi
mu ngingo ya 15 icyo nakwita alinea ya 7 muri regulation governing control of processed food product ya Rwanda FDA iteganya ko umukozi wa Rwanda FDA igihe ari muri inspection, ari mu bugenzuzi, akabona uruganda runaka ruri gukora tuje ibyangombwa, yemerewe kurufunga. Hanyuma rero tuvuze ngo kudakora igitegetswe n'itegeko ni ibyo ngibyo, kubona uruganda runaka rutuje ibyangombwa ukabyirengagiza. None ikindi kigaragaza gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite, ntabwo ari inyungu bwite zawe, hari no za nyungu kuba wazihesha uwundi. No guhesha undi muntu inyungu itemewe n'amategeko. Aho tubibonera, aho ziriya nganda zose zafunzwe, zarakoze zirunguka, zinjiza amafaranga kandi zidafite ibyangombwa. No kuvuga ngo biriya bigo bishinzwe gutanga ibyangombwa byishijisho byirengagiza nkana, bihesha inyungu abantu batari bakwiriye kubona. Ibyo rero mu buryo bw'amategeko, mu itegeko rirwanya ruswa, iki ni icyaha gihanwa, kigahanishwa igihano kiri hagati y'igifungo imyaka 7 n'imyaka 10 na ya hazabu twavuze. Kubona ziriya nganda zose, Kerry Test, Inguvu Gin, NBG, Skydrop Industry, Africana Buffalo, Nopa Company, Roots Investment, Rugari Agro Processing Company, Advent Group, Kasesa, Indangamirwa, Speranza, Gisagara Agro Business, ziriya zose mwabonye bafunzwe. Ziriya zose zafunzwe kuko hari ibyangombwa batujuje, bigaragaza ko bakoze bakunguka. Kandi mu by'ukuri amategeko avuga ko kugira ngo ukore ugombe kuba wujuje ibyangombwa, biriya ni uguhesha undi inyungu zitemewe n'amategeko. Ngira ngo uko niko ibi byaha bagiye babikora, barakekwaho kubikora muri ubu buryo, nuko iperereza ry'ibanze ryagaragaje, kandi iperereza n'ubundi rirakomeje. Uwo bizagaragaraho wese kuba yaragize uruhare muri ibi bikorwa, uwo ari wese, amategeko avuga ko agomba gukurikiranwa. Niko bigenda. Ingaruka zateje ni nyinshi kurusha ibyo twakwita ngo ni ibibazo zakemuye. Ngira ngo muri aka kazi ko kurwanya izi nzoga zitujuje ubuziranenge, twafatanyije n'inzego nyinshi zitandukanye, cyane cyane urwego rwa polisi. Ngira ngo nayo mpamvu ubona twicaranye, kuko ibi bikorwa cyangwa se ingaruka zatewe n'ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge, hari icyo byagize ingaruka nyinshi zitandukanye, ndetse bishingiye no ku mutekano w'igihugu. Ngira ngo yabibagezaho mu buryo burambuye.